uretse n'Imana n'umuntu bwe nawe niyobera. L'homme est un mystère. Iyobera yenda babivuze nabi mu Kinyarwanda ariko bavuga ngo mystère. So kuvuga ko ari ikintu tumva, ni ikintu wumva ariko gifite ubukungu bwinshi cyane ku buryo ubwo bukungu bwose udashobora kurangiza. Burya n'umuntu niyobera. Ushobora kubana n'umugabo, ukabana n'umugore, mukarana imyaka 50 by'ukuri uramuzi, ariko hajya kubona ko umunsi bagukoreye agashya. Ukabyara ukamuheka mu nda amezi 9, ukamurera ukamukuza, ukamushingira ubumuzi, ariko wajya kubona ukabona umunsi umwe agukoreye agashya, ukibaza ngo ariko uyu ni wa mwana nabyaye. Kubera ko umuntu niyobera. L'homme est un mystère. Mystère ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite ubukungu bwinshi muri we, ugenda ubwumvaho aho gake gake, ariko ntabwo uzigera uburangiza ngo birangiye byose iteka ryose. N'Imana nayo ni uko nguko. Ntabwo Imana ushobora kwiyumva mu Mana bwayo bwose ngo uburangize. Uramutse wumvise Imana ukayumva ukayigira, wajya uyigendana mu mufuka hasigaye ukajya uyikoresha icyo ushaka cyose. Imana niyobera. Ubutatu butagatifu niyobera. Batubwira ko ngo Mutagatifu Agusitini rimwe yagiye gutembera ku nyanja kugira ngo abanze atekereze. Yari umuntu w'umuhanga cyane, wasobanukirwe n'ibyo bintu by'ubutatu butagatifu. Ngo ageze aho ngaho ku nyanja ngo asanga akana kicaye iruhande ku mucanga, nyine iruhande rw'inyanja, kacukuye akobo, kakajya kazana kavoma agakombe, kakazana amazi kakamena muri kakobo, akongera kozana amazi akajya kumenya muri kakobo k'umucanga, amazi akagenda akongera. Mutagatifu Agusitini aramubaza ngo wa mwana we ibyo ukora ni ibiki? Ngo uribwira ko iriya nyanja yose uraza kuyivoma ukaza kuyishyira muri ako kobo kawe kajyamo? Umwana aramureba ati uko utabyumva rero, ukuntu iyi nyanja yose ndayivomera muri aka kobo, ni nako n'ubutatu butagatifu nawe utazapfa ukumvise ngo burangize. Kuko nayo ni nk'iyo nyanja ushaka gushyira mu gatwe kawe, kandi mu by'ukuri agatwe kawe ni gatoya, ntabwo kakumva ibyo byose by'ubutatu butagatifu. Ngira ngo rero icyiza tukumva gukura aho ngaho nuko ubutatu butagatifu ntabwo ari Kiliziya yabuhimbye, ntabwo ari umuntu wabuhimbye, ahubwo ni Yezu Kristo ubwe waje aje kubitubwira, waje aje kubiduhishurira. Azatubwira ngo mfite data ni Imana, kandi njyewe na data turi umwe, ntacyo nkora ku bwanjye ntabwirijwe na data, kandi ibya data byose ni ibyanjye. Niwe watubwiye ngo mfite data ni Imana, kandi njyewe nawe turi umwe. Arongera ati ngiye gusubira kwa data, nengerayo data azabohereza Roho Mutagatifu umuvugizi, uwo niwe uzabibamenyesha byose. Ubutatu butagatifu rero nta handi tubuvana, ni Yezu Kristo ubwe wabuduhishuriye. Mu isomo rya mbere twumvise batubwira ngo mu gitabo cy'ubuhanga ngo nimwumve iby'ubuhanga butangaza, ngo Uhoraho ni njye yahereyeho arema, mbanziriza ibindi yahanze byose, nimitswe kuva kera na kare, kuva mu ntangiriro mbere y'uko isi ibaho, igihe amazi magari yari atarabaho n'amasoko adudubiza atararemwa, njyewe nari naravutse. Igihe imisozi n'utununga byari bitarashingwa, njyewe nari naravutse. Nariho mbere y'uko arema isi hamwe n'ubutaka n'ibigize byose. Igihe yahangaga ijuru agaca uruziga rw'ikirere hejuru y'amazi magari, nari mpari. Igihe yakoranyaga ibicu byo mu kirere n'amasoko yo munsi y'isi akuzura amazi, igihe yategekaga inyanja kutarenga inkombe yayo, akanatera imbago z'urugabaniro n'isi, ubwo nari ndi iruhande rwe nk'umwana ukunzwe, ngahora mushimisha buri munsi, simpembwe kumukina imbere no kwisanzura ku isi ye, kandi nezezwa no kuba mu bantu. Uwo ni Yezu Kristo. Ubuhanga bavuga buriya buhanga ni Yezu Kristo umwana w'Imana waje kutumenyesha Imana. Nibwo buhanga nyakuri, ni Yezu Kristo umwana w'Imana utumenyesha Imana Data, ngo mbere y'uko byose biremwa we ariho, kandi ise yabiremye nawe ahari. Akongera akatubwira ngo ngiye ninjira kwa data, data azabohereza Roho Mutagatifu
maze azabamurikire kandi azabayobore. Uyu munsi rero twizihiza ubutatu butagatifu no gukomeza kuzirikana icyo buri mu persona akora. Imana Data ni umuremyi, Imana Mwana ni umucunguzi, niwe wadukijije tubambirwa ku musaraba, Imana Roho Mutagatifu niwe utubeshaho, niwe utuyobora, niwe utumurikira. Uburyo bwiza rero bwo kumva ubutatu butagatifu ni ugupfukama tukareka Roho w'Imana ubwo akabitwumvisha. Niyo mpamvu twizihiza uyu munsi mukuru w'ubutatu butagatifu ku cyumweru gikurikira Pentekosti, kuko nta bwenge bwa muntu, nta magambo ya muntu yashobora gusobanura iryo yobera ry'ubutatu butagatifu, yashobora kutwumvisha iyo Mana imwe mu bapersona batatu ngo tubashe kuyumva n'ubwenge bwa muntu. Ahubwo ubutatu butagatifu tubwumva n'ubwenge bw'ukwemera n'ubwenge bwa Roho. Niyo mpamvu uburyo bwiza bwo kuza kumva ubutatu butagatifu kuri uyu munsi ni ugupfukama ukareka Roho w'Imana akagusobanurira, akabikuhishurira, akakumvisha ibyo byose. Ariko rero hari bimwe twashima Imana dukesha ubutatu butagatifu. Icyambere ni uko kuba dufite ubutatu butagatifu twabashije kumenya urukundo rwuzuye rw'Imana. Ngo Imana yakunze isi cyane twohereza umwana wayo w'ikinege. Kado ikomeye Imana Data yaduhaye no kutwohereza umwana wayo. Burya ngo urukundo si amagambo gusa, urukundo gushyira mu bikorwa. Urukundo rw'Imana narwo rero twarwumvise ku gihe igihe twohereje umwana wayo ngo azadukize, azaducungure. Umwana wayo w'ikinege yagiraga iramutwohereza nka kado, yajije kutumenyesha iby'ijuru. Icya kabiri dukesha ubutatu butagatifu ni umukiro. Nuko muri Yezu Kristo umwana w'Imana twaronse umukiro, twarakijijwe. Yezu Kristo yadupfiriye ku musaraba turonka ubugingo bw'iteka. Icya gatatu turonka mu butatu butagatifu nuko twabaye abana b'Imana. Buriya muri Yezu Kristo nibwo twahindutse abana b'Imana. Ubundi twari ibiremwa, Imana ari umuremyi wacu, ariko muri Yezu Kristo twahindutse abana b'Imana. Ikindi dukesha ubutatu butagatifu nuko twibanira n'Imana. Imana yacu yahindutse Manuel, ni Imana turi kumwe. Mujya mubona nk'abasilamu iyo bagiye gusenga gusara bakuramo inkweto zabo bakazisiga kure, hanyuma bakinjira ahantu, ko bumva ko ahantu bagiye kujya ahantu Imana iri n'ahantu kure. Twebwe rero mu butatu butagatifu Imana yacu yabaye Manuel, turibanira ni Imana turi kumwe. Mu masakaramentu matagatifu duhabwa Imana turi kumwe. Imana yatwimenyesheje mu butatu butagatifu, bituma itwegera, bituma tubana nayo, bituma tutayitinya. Mu isakaramentu litagatifu ry'Ukaristiya duhabwa Yezu. Yezu iyo tumuhawe tuba duhawe Imana. Mu masakaramentu matagatifu duhabwa Yezu. Roho Mutagatifu turabana akatumurikira, akatuyobora, akatubwira icyiza cyo gukora n'ikibi cyo kureka. Njikire icyo dukesha ubutatu butagatifu nuko twabashije kumenya urwo rukundo rw'Imana, twabashije kwakira umukiro w'Imana, twahindutse abana b'Imana, twabonye Roho Mutagatifu tumurikira kandi akatuyobora, maze ubuzima bwacu bukarushaho kunogera Imana no kunogera abantu. Uyu munsi icyo tuza gusaba ubumwe butatu butagatifu n'ubwo bumwe, kugira ngo natwe badusangize, badusige ubwo bumwe bwabo, bakabana badahanganye, bakuzuzanya buri wese mu rwego rwe. Natwe tukabasaba kugira ngo natwe baduhe kurushaho kuba umwe muri Yezu Kristo, kuba umwe mu buzima bwacu, tubashe kurushaho kubaho nyine tunogeye Imana no kunogera abantu. Uyu munsi twizihizaho ubutatu butagatifu, dusaba Imana kugira ngo ikomeze kutwohereza Roho Mutagatifu, aza tumurikire, aza tuyobore, aza dukomeze, maze ubuzima bwacu bwose bubashe kurushaho kunogera Imana, tumenye icyiza cyo gukora ndetse n'ikibi cyo kureka. Hari igihe abakristo bajya bavuga ngo ariko se ngo iyo dusenga abo bapersona batatu ko tutabaha icyubahiro kimwe. Ugasanga dusenga Imana Data, Imana Mwana yenda, Imana Roho Mutagatifu tukayibagirwa. Muzarebe rya sengesho ry'abakarismatiki
Abakarismatike iyo batangiye gusingiza batangiye basingiza Imana Data, bagatangira basingiza Imana Mwana, bagatangira basingiza Roho Mutagatifu, bati waturekura twagwa. Uyu munsi rero natwe dukomeze gusaba Roho Mutagatifu twahawe kuri Pentekosti kugira ngo akomeze kutumurikira, akomeze kutuyobora, akomeze kudufasha, tubashe kurushaho kumva iryo yobera ry'ubutatu butagatifu mu buzima bwacu, ahasigaye natwe ubuzima bwacu bwose burangwe n'ubwo bumwe n'ubwo rukundo batugaragarije, tubashe kwakira umucyo twazaniwe n'umwana w'Imana, ibyo dukora byose bikomeze guhesha Imana icyubahiro. Twongere tubisubiremo, uburyo bwiza bwo kumva ubutatu butagatifu ni ugupfukama, ugaceceka, ugatega amatwi, ukareka Roho w'Imana akabigusobanurira, ukareka Imana ubwayo ikakwihishurira. Ntushake gufata iyo Mana yose ngo uyishyire mu mufuka wawe, mu gatwe kawe. Ntiwibwire ko ufata nka wa mwana washaka gufata inyanja yose akayishyira mu kobo. Ubutatu butagatifu ni iyobera tugomba kugenda twumva gake gakeya, dufashijwemo na Roho w'Imana, dufashijwemo na Roho wa Nyagasani, akatumurikira, akadusobanurira, akadufasha kurushaho kumva ubwo bumwe bwabo no kumva urwo rukundo rwabo. Turangize rero dusingiza Imana, dushimira Imana Data yaturemye, dusingiza Imana Mwana yaducunguye, bombi dukomeze kubahimbariza muri Roho Mutagatifu, maze ubuzima bwacu bwose bukomeze kunogera Imana n'abantu. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nihubahe n'ubu n'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu.